dutahe cyane. Ndabashimiye abantu twabanye muri iki gice cy'ibiganiro ibyo namenye mu buzima. Muri iki gice nari ngamije kuvuga mu buryo bw'inshamake ibintu bitandukanye nagiye niga mu buzima. Ndabizi ko hari abifuzaga ko nagira ibiganiro birebire, ariko iki gice cyari kigenewe ubutumwa bugufi kugira ngo n'umuntu udafite umwanya wo kumva bibe byamufasha. Nakozemo amasomo agera kuri 30. Niba hari ayo utumvise wakomeza ukareba ku rubuga yose ariho. Kandi niba hari isomo nawe wabonye ufite icyo wavugaho, ushobora kubishyira muri comment kuko ndazisoma. Ushobora kubyandika tukazabiganiraho maze tukagirana ikiganiro. Nawe uzaba ugize uruhare mu gusangiza abandi ibyo uzi mu buzima. Niba wariyandikishije kuri uru rubuga bivuga ngo wakoze subscribe, ndibwira ko ibindi biganiro bigufi cyangwa biringaniye bizatambuka mu gihe kiri imbere uzabasha kubikurikira. Nkomeje kukwifuriza kugubwa neza maze tugasangira ubuzima.